igitabo ni umugani, inama zikaba amasomo. Aha aya masomo atandukanye nayo twiga mu ishuri, nuko ari yonyine adufasha gukemura ibibazo duhura nabyo muri buno buzima. Mu gihe amasomo twiga ku ishuri adufasha gusubiza ibibazo mwarimu aba yatubajije ku byo yatwigishije, ntago ari yakemura ibituraza amajoro tudasinziriye. Ntawe wari uzi se ndetse wanumvisize biyambuye ubuzima kubera kubura ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo muri buno buzima. Abandi nabo wari uzi bahuraga barira babaye nyuma yo kumva aya masomo, bakaba barabikemuye byararangiye, ndetse basigaye bagira inama abari mu bwihebe n'ubwigunge kubera kubura ibisubizo by'ibibazo bafite muri ubu buzima. Aya masomo rero niyo tugenda tukabazanira mu mugani w'umunsi tuba twabateguriye. Uyu munsi tukaba twabazaniye umugani tugira ngo ukuremo isomo rikomeye cyane. Umugani rero uyu munsi tugiye kubagezaho akaba ari umugani w'inuma n'imbeba, nk'uko twabisabwe n'abatari bake mu bakunzi ba channel yacu ya YouTube Inuma Media. Baravuga bati uzatugezeho umugani w'inuma n'imbeba utubwire amasomo awukubiyemo. Uyu mugani rero nkaba nawubazaniye, nkaba ari wo ngiye kubagezaho. Reka dutangire umugani wacu w'uyu munsi. Umunsi umwe umuntu wategaga inyoni yateze umutego we mu byatsi. Arangije kuwutega, hejuru yawo anyanyagizaho amasaka menshi cyane. Yanyanyagije amasaka menshi cyane ku buryo utari kubona naho wanyura. Bigaragara yuko uno mutezi yari afite icyo yashakaga. Bidatinze muri ako kanya inuma zaraje zirayahasanga. Umutware wazo arangije arayitegereza. Abaza inuma bari bazanye ati, aya masaka yamenywe n'icyaha. Bigaragare yuko hafi y'aha ngaha umutezi yari yateze umutego nta murima w'amasaka wari uhari. Byari biteye impungenge kuri ziriya numa. Umutware w'inuma yungama ati, nimube muretse kuyatora tubanze tujye inama. Ikigaragara nuko amasaka inuma zagombaga kuyarya, ariko zibanje kujya inama y'icyo zakora no kumenya aho amasaka yaturutse. Izindi numa ntizigeze zumvira umutware wazo, zirangije zirabyanga. Byari ikibazo gikomeye cyane ku mutware w'inuma, zari zimuciye amazi. Muri ako kanya inuma zose zihera ko ziramanuka, usibye umutware wazo wenyine niwe wasigaye aho ngaho arebera. Inuma zaramanutse zitangira gutora. Ako kanya zigiye kumva ikintu kiraturutse ngo koco. Wari wa mutego inuma zifata zose, nta n'imwe isigaye usibye umutware wazo wenyine utari wazikurikiye. Umutware wazo yarumiwe, arangije arazibwira ati, sinababujije mukanga, ngaho nimugerageze kugurukira rimwe ahari muravamo. Ahangaho umutware w'inuma yarazihaye igitekerezo kizima. Inuma noneho ntabwo zongeye gusuzugura inama y'umutware wazo, zabikoze nk'uko abizibwiye. Zagurukiye icyarimwe ziterura wa mutego, ariko kuvamo biranga zirawutahana. Zigeze imuhira biraziyobera, ziritonda ziti, tugize dutese kandi ko tutabasha kuwikuramo. Umutego wari wabaye umutego. Inuma zose zari zacanganyukiwe. Umutware wazo yagize gutya, yegera wa mutego arawitegereza, arazenguka arawitegereza. Arangije avumbura umuntu ugomba kubafasha kugira ngo basohoke muri iki kibazo. Arangije azibwira ati, nimuze dusangwe umutware w'imbeba, ahari we yabasha kudukiza. Ntabwo byatinze, inuma zose zagize gutya zirongera zigurukira icyarimwe, zijyana wa mutego zisanga umutware w'imbeba, ndetse yari yicaye ku ntebe y'ubutware. Zirangije zikubita ibipfukamizo hasi, zibwira umutware w'imbeba ziti, nyagasani, twagize ibyago, none tuje kugusaba ngo urebe ko wadukiza. Umutware w'imbeba ntabwo yigeze azirengagiza. Arangije abwira ingabo ze ati, nimucagagure vuba vuba uyu mutego. Muri ako kanya ingabo z'umutware w'imbeba zahise zahuka wa mutego, zirawucagagura ziwuhindura ubushingwe. Zirangije inuma zose ziwusohokamo zikira zityo. Mbega kuntu byari byiza.
hanyuma inuma zose zirangije zishimira imbeba ndetse zirazibwira ziti kuva uyu munsi n'iteka ryose tubaye inshuti magara. Zirangije ziraguruka zirataha. Sijye wahera hahera izi numa zari zigiye gupfa zizira kutumvira umutware wazo. Aha rero harimo amasomo atandukanye, ariko isomo nyamukuru nashakaga yuko tugarukaho uyu munsi muri uyu mugani ni isomo ritwigisha kutazigera na rimwe twongera guca amazi inama z'abakuru. Izi numa zari zihuye n'ikibazo cyo kubura ubuzima kubera gusuzugura umutware wazo, nyuma y'uko yari azigiriye inama yo kwitonda ntizitora ariya masaka zitabanje kujya inama y'icyo zakora no kumenya aho aya masaka yaturutse. Abantu benshi muri ubu buzima natwe usanga ari gutya tubayeho, aho tudashaka kumvira abakuru, aho dusuzugura inama z'abakuru, tukumva yuko twihagije twebwe ubwacu kugira ngo twifatire ibyemezo, ariko nta kindi kivamo, birangira n'ubundi duhuye n'ibibazo bishobora no kudutwara ubuzima nk'uko byagendekeye zino numa. Izi numa iyo ziza kumvira inama y'umutware wazo ntiziba zarahuye n'ikibazo cyo gufatwa n'uyu mutego nk'uko byazigendekeye. Gusa nanone umutware yakomeje kuzereka yuko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Yakomeje kugenda azigira inama kugeza ubwo zisohotse muri iki kibazo, ari nabwo zahakuye isomo ryo kutazongera gusuzugura inama z'umutware wazo. Nawe mwana, niba uteze amatwi, ntuzigere na rimwe uca amazi inama umwarimu aba yakugiriye, umubyeyi aba yakugiriye, cyangwa se ukuruta, kuko uko byamera kose niwibeshya ukazisuzugura nta kindi bizagukururira usibye amakuba ashobora no kuzavamo kuba wagenda uhaburira ubuzima. Irindi somo rya kabiri twakwigira ahangaha ni ukumenya neza umuntu ugomba kugukemurira ikibazo. Mu buzima duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ukumva yuko ikibazo uhuye nacyo ugomba kukibwira buri umwe wese ubonye, ariko ujye uzirikana yuko ukomeza kugenda ubwira abantu ikibazo badafitiye igisubizo, ariko kizagenda kirushaho gukomera, kubera yuko iyo uhuye n'ikibazo imitego aba ari myinshi. Hari igihe duhura n'ikibazo ari abakiduteze, uko ugenda ugisha inama bikarangira bigenda bigera kuri wa wundi waguteze uwo mutego, bityo akarushaho kuwudanangira no kuwukomeza. Umutware w'inuma yize amayeri yo kwegera wa mutego kugira ngo amenye ninde ugomba kuzifasha mu by'ukuri. Nawe rero niba ugize ikibazo, icara utuze, ubanze utekereze neza uwumva wakigezeho wabasha kugira gutya akakigukemurira, kuruta kugenda ukibwira uwo uhuye nawe wese. Ko twamaze kubona yuko mu bantu 100 ubwira ikibazo cyawe, byibura abagera ku 10% nibo baba bashoboye kuba bagenda bacyumva. Nkaho abagera kuri 20 niba abandi bakubwira ngo ihangane, 70 bo baba bavuga tawa reka ubone. Niyo mpamvu rero ugomba kwiga neza kumenya uwo ugomba kubwira ikibazo cyawe. Nyuma yo kukigaho, ntago ari buri umwe wese uzagira gutya akakugira inama y'uburyo ikibazo cyawe kizakemuka, cyane cyane yuko abenshi babaneshejwe no kuba wagiye uhura n'icyo kibazo. Hanyuma rero isomo twakuramo rindi muri uyu mugani w'uyu munsi w'inuma n'imbeba ni ukumenya kugirira neza abaje badusanga. Abantu benshi muri buno buzima ntago banezezwa no kugirira neza abaje babasanga, ahubwo usanga abaje babasanga bagenda birengagiza ikibazo cyabo. Ariko nyuma yo kumva iyi nkuru, kumva uburyo imbeba zafashije inuma, nawe wakagombye kumenya uko wafasha bagenzi bawe, ukabasha kubafasha mu kibazo barimo, kubera yuko nta wamenya. Ubuzima ni gatebe gatoki, uyu munsi yaba afite ikibazo, ejo nawe ukaba wakigira. Nta muntu n'umwe ufite urukingo muri buno buzima bwo kuba yagenda ahura n'ibibazo. Ikindi kandi nta muntu n'umwe ufite imipaka yo kuba yagirirwa neza. Ikibazo aba ari igihe gusa, igihe iyo kigeze birakunda. Akandi gasomo twakwigira muri uyu mugani ni ukudapfa guhubukira icyo tubonye cyose, cyane iyo tutagisobanukiwe. Izi numa iyo ziza kwitonda ntizisunikwe n'ikibazo cy'inzara zari zifite, zakagombye kuba zaritonze ntizipfe gutora ariya masaka zitazi neza uburyo yahageze. Natwe muri ubu buzima bijya bibaho, ugasanga ubonye ikintu runaka umuntu afite, ukumva nawe wifuje kugitunga. Ukabona ikintu kiri ahantu runaka
ntutekereza yuko ari umutego baguteze ukaza kuwisangamo. Ujya ubona nk'abayobozi bagenda bafungwa kubera yuko baba bakiriye indonke, agashukwa n'akantu gato cyane, umururumba ukamurenga akaza kwisanga yaguye mu mutego wo kujya mu buroko no kubura akazi ke. Nyamara yaza kwitonda akamenya impamvu uwo muntu arimo kugenda amuha ayo mafaranga cyangwa se arimo kugenda amuha iyo nka ari ukugira ngo amugushe mu mutego, ntago yakabikoze. Mu buzima rero ibibazo duhura nabyo, ariko icy'ingenzi ni ukumenya yuko guhubukira ibyo tutazi neza nta kindi bidukururira usibye amakuba. Ayo rero akaba ariyo masomo twakura muri uyu mugani w'inuma n'imbeba. Hanyuma rero nkubwira niba unyuzwe n'aya masomo, kora subscribe, ukore share, ukore like, ume comment, hanyuma tuzajya tugenda tukugezaho n'ayandi masomo ku Numa Media agiye atandukanye yagufasha kugenda usunika iminsi. Uko byaba bikomeye kose ntibigukura umutima, icara weho utuze wizerere mu gihe nikigera kizabisubiza. Njye nari Hashimana, ndagushimiye kuba wagiye unteza amatwi, nkusezeranya yuko mu minsi iza nabwo nkomeza kugenda mbagezaho iyindi migani mukagenda mukuramo amasomo.